twongeye kubasuhuza mwese mukunda ibintu dukora, tubashimira yuko mukomeje kudushyigikira mukora subscribe, share ndetse na like. Tugarutse ku yindi video rero, noneho tugiye kongera kubereka ukuntu wareba aba contact bawe bari kuri email. Rero nk'uko mubizi turaza nyine ahangaha kuri Google Chrome, niho dukunze guca kenshi, ukaza ahanditse Google Apps, ukahakirika, ubundi ukaza ahanditse Contact, naho ukahakirika double, ubwo ni inshuro ebyiri, ubundi bahita bakwereka email yawe, abantu bayiriho. Dore abantu ufite kuri iyi email ni abantu 719. Ushobora kuba ufite email irenze imwe, ubwo iyo ushaka kureba abandi nanone uza kuri email yawe ukaroginga out, then ukinjira kuri iyo yindi ukareba nayo abantu baba bariho. Nk'uko muri kubona rero aba ni abantu bose, ni urutonde rw'abantu bari kuri email yanjye. Ushobora rero kuba ufite aba bantu 719 ukibaza ngo aba bantu ni gute noneho nabandika ku rupapuro kugira ngo mbe mbafite bari hard copy. Ikintu uhita ukora rero, ushobora kuza ukaba printing, wifashisha Ctrl P. Ahangaha bahita bakwereka, ahangaha ndabona ntabwo byakunda, wahita printing bari aba mbere, ahubwo wenda ushobora kuza ukaza kuri kano ka icon ka printing ukagakandaho, then ukaza hano bahita bakwereka ko ari abantu nyine printing contact, ari bugiye guprintinga, ugakanda print, then ahangaha bahita bakwereka ko ba bantu bawe bose uko ari 700 ko bagiye guhita bajya ku mapaje runaka. Wenda ubona iyi ni paje ya 2, 3, ukamanuka, ba bantu 700 bagiye kuri paje 40. Mwibutsa ko ubu ngubu ubwo ari paje 40, birashoboka yuko wanabashyira ku mpapuro 20. Ubwo rero ni uku nguku ushobora kuba wasevinga aba contact bawe mu buryo buri hard ndetse n'uburyo bwa buri soft, ku buryo umenya ngo mfite aba contact aba ngaba. Mwakoze rero gukurikira ino video, mwibutsa ko nyamuneka ujye ureba video kuri YouTube irangire, ubu dushyigikiye ku buryo burenze uko ubikeka. Gukora like rero ntabwo ari ibintu bigoye, ni ugukandaho, ndetse na subscribe, share na comment mu gihe wifuza ko hari ibindi twazagukorera. Rero mwakoze kubana natwe muri iyi video, naho ubutaha ku yindi ikurikiyeho, ku masomo y'ubwenge, aho tuzadukomeza kubana rwose. Mwebwe mujye mukora like,